ni ibintu nyine ntabwo ubohoka ngo uganirize mama wawe umubwire urugendo rwawe umubwire uti mama ahantu nagiye byagenze gutya umubwire uti mama hari umuhungu twahuye tuganira ibi yansabye ko twakundana ngo bimuganirize umubwire uti mama bimeze gutya na gutya rero twongeye kugushima mwami mwiza turagushimye nyakubahwa Imana wowe ikiduhaye ubuzima ubishimirwe kuba turiho nikitugaragariza yuko umugambi wawe mwiza ukomeje ku buzima bwacu tukweretse uyu mwanya tugiye kwinjiramo w'iki kiganiro turagusabye ngo ubane natwe tukweretse amatwi agiye kucyumva ndakwinginze nyiringabo Imana ngo buri wese ucyumva kigire icyo kimumarira mu buzima bwe kigiraho kimukura naho kimugeza urakoze mubyeyi mwiza abacyumva bose baho umugisha wawe byose mbisabye neze mu izina rya Yesu amen. Ndongeye ndabasuhuje nshuti bakunzi ba Arine 250 mwebwe mudasiba kudukurikirana uko bwije nuko bukeye. Imana y'amahoro ibishimire, Imana y'amahoro ibanezeze, abari iburasirazuba, abari iburengerazuba, abari mu majyepfo, amajyaruguru, abari mu mujyi wa Kigali, mwese Imana y'amahoro ibaha umugisha mwinshi cyane, abari hanze y'igihugu, abari muri Afrika, abari mu bihugu bya kure, mwese amahoro y'Imana abane namwe. Nkuko bisanzwe rero uyu munsi ndaje ngo twongere tuganire ku mwana w'umukobwa. Umwana w'umukobwa impamvu mutindaho cyane nuko umwana w'umukobwa ari umwana udasanzwe, n'umwana w'umugisha, n'umwana ufite byinshi ababikiye igihugu, ni byinshi cyane biba bimurimo kandi bizagirira umumaro igihugu abatuyemo. Niyo mpamvu kuri uyu munsi rero ngarutse kugira ngo nganire n'abana b'abakobwa, mbibutse yuko burya nimbura umwana w'umukobwa ufite mama, nagira ngo nkubwire ko nta wundi muntu ufite ugukunda kurenza uko mama wawe agukunda. Nta wundi muntu ufite ukwitayeho nkuko mama wawe akwitaho. Nta wundi muntu ufite uguhangayikiye nkuko mama wawe aguhangayikira. Nta wundi muntu mu buzima bwawe uhari ukwifuriza ineza iruta iyo mama wawe akwifuriza. Nimba ufite mama wawe, menya ngo mama wawe niwe nshuti yawe yakadasohoka. Menya ngo mama wawe ni umubyeyi wawe. Menya ngo mama wawe ahora kugambiriraho ibyiza, ahora yumva guhangayikiye. Mama wawe ahora yumva watera imbere. Mama wawe ahora yumva wava kuri level imwe ukajya ku yindi. Mama wawe niwe muntu wenyine ushobora kubura amahoro akabura amahwemo mu gihe hari ikibazo runaka ufite, mu gihe hari bitagenda neza mu buzima bwawe. Nagira ngo nkwibutse ko mama wawe ari umuntu w'umwihariko. Mama wawe atandukanye n'abandi. Mama wawe burya natandukanye na papa wawe. Mama wawe burya atandukanye na anti na nyogokuru. Mama wawe niwe mwihariko ufite uhora akugambiriraho ibyiza. Niwe mwihariko ufite uhora atekereza ngo umwana wanjye ni gute yabaho neza kurushaho, ni gute yagira iterambere kurushaho, ni gute niki nakora ngo amererwe neza kurushaho. Niyo mpamvu rero bakobwa beza uyu munsi naje kuganira namwe mbabwira ngo inshuti ya mbere ufite ni mama wawe. Kuba ari we nshuti yawe rero, kuba ari uguhangayikira, kuba ari we uhora ugambirira ibyiza ku buzima bwawe, kuba ari we uhora ushakisha buryo ki wabaho neza kurushaho, niyo mpamvu yagatumye nawe uba inshuti yiwe. Wa mukobwa unkurikiye, ndakwinginze ngo mama wawe mugire inshuti yawe. Mama wawe mwisanzureho, mama wawe muganireho. Abakobwa hari ikibazo dukunze kugira, sibyo? Ugasanga wenda hari umuhungu wenda waguterese n'urugero, wenda tuvuge hari ahantu wagiye umenyana n'umuntu, wenda tuvuge n'akazi wabonye, wenda tuvuge n'ibintu byinshi bitandukanye umuntu ahura nabyo mu buzima. Ariko ugasanga
ni ibintu nyine ntabwo ubohoka ngo uganirize mama wawe umubwire urugendo rwawe umubwire uti mama ahantu nagiye byagenze gutya umubwire uti mama hari umuhungu twahuye tuganira ibi yansabye ko twakundana ngo bimuganirize umubwire uti mama bimeze gutya na gutya. Rero icyo ni ikibazo gikomeye cyane kuba udafata mama wawe ngo umugire inshuti yawe, kuba udafata mama wawe ngo umuganirize nimba hari ahantu wabonye akazi ngo umubwire ngo mama hari ahantu ndi gutereta akazi, nimba hari akazi wanabonye umubwire uti mama hari ahantu nabonye akazi, yewe ukinahatekereza uvuga uti na depoza aha uvuga uti nashakira akazi aha naha ngo nabimuganirize umwicaza umubwire uti mama ndi gutekereza hari ahantu runaka na depoza. Rero hari abakobwa benshi bafata ibintu bakabyihererana bakabigundira bakumva yuko nta mpamvu yo kugira ngo babibwire ababyeyi babo. Ariko reka nkubwire burya mbere yuko uba umukobwa uba inkumi ugera aho ngaho ugeze, nagira ngo nkwibutse yuko ubwo buzima urwo rugendo urimo mama wawe yarunyuzemo. Mama wawe afite byinshi azi wowe utazi, mama wawe afite byinshi asobanukiwe wowe udasobanukiwe. Mama wawe afite inama nyinshi yakugira mu gihe runaka hari umusore mwakundanye, mu gihe runaka hari umuhungu muri guteretana, afite inama yakugira nyinshi zatuma mu rukundo rwawe witwara neza kurushaho. Afite inama nyinshi yakugira ku buryo uwo muhungu mwabasha kuganira ibintu bizima atakubona mu bwana bwinshi. Kubera iki? Kubera inama mama wawe aba yaguhaye. Kandi ikindi kuganiriza mama wawe ntago bisaba ngo ubure umukobwa ufite imyaka ngo 25 ngo 21 ugejeje igihe cyo gushaka. Oya, aho ba wibeshye. Mama yamuganiriza ufite n'imyaka 18, mama umubwira buri kimwe cyose ufite n'imyaka 15, mama umubwira kimwe cyose ufite n'imyinja, kugeza igihe cyose mama hora ari mama mu buzima bwawe. Uretse nibyo niyo washaka niyo wabyara mama ahora akenewe mu buzima bwawe. Niyo mpamvu nkubwira ngo mugire inshuti. Hari igihe abakobwa tugira ikibazo ugasanga umenyanye n'umuhungu ugasanga wanze kubibwira mama wawe ngo umubwire n'uwo muhungu ukuntu ameze, umubwire imico ye abona aho ahera kugira inama, umubwire ibimubabaza, umubwire ibimushimisha, ubimubwire. Ujye ubona nk'iyo nk'abakobwa turi kubwira abakobwa b'inshuti zacu iby'abasheri bacu, uri kumubwira sha nyine mfite sheri ariko agira amahane, nimba guhaye gahunda nuko nyine n'umuntu utazi guca bugufi, nimba mwagiranye ikibazo nimpaka ngo abari wowe umusaba imbabazi. Ibyo bintu nk'uko ubibwira umukobwa mugenzi wawe niko wakabaye ubibwirana mama wawe, ukamubwira ati umuhungu dukundana nuko ateye, nuko ameze, nuko abayeho, kugira ngo mama wawe abone aho ahera akugira inama. Ikibazo kibaho rero, hari igihe ibintu nk'ibyo tunanirwa kubiganiriza ababyeyi bacu, cyangwa se wa mukobwa we ukanga kubiganiriza mama wawe ukabigundira. Yewe uretse na mama wawe wenda hari n'undi muntu waba ari umuntu wabugufi kuri wowe ariko w'umubyeyi. Nongere mbisubiremo, w'umubyeyi. Ushobora kuba ufite undi mubyeyi ukuba bugufi, ushobora kuba ufite undi mubyeyi ukuba hafi, yewe ushobora no kuba udafite mama wakubyaye ariko ufite undi muntu ubona ugukurikirana uri mu kimbo cya mama wawe. Uwo ni we nkubwira ugomba kuganiriza. Rero hari ukuntu twifata ntituganiriza ababyeyi, ntitugire iki, ejo cyangwa ejo bundi bigahinduka ugasanga wa muntu wavuga ngo ni sheri wawe, wa muntu wavugaga ngo ni inshuti yawe, wa muntu wavugaga ngo ni umukunzi wawe, wowe ukagendamo kubyumva, wowe ukabikora uko ubyumva, ukamuvugisha uko ubyumva. Ejo mwatandukana, cyangwa ejo yagutera inda, cyangwa ejo yakwihakana, cyangwa ejo mwagira ibindi bintu mupfa runaka, wababara wahangayika, ingaruka z'ibyo zakuzaho akaba ari bwo ujya kubwira mama. Nk'ubu hari abakobwa benshi unanirwa kubwira mama wawe yuko ufite umukunzi, ukananirwa kubwira mama wawe yuko ufite sheri. Ejo bundi bagutera inda akaba ari bwo ujya kubwira mama wawe yuko wari ufite sheri. Ejo bundi wahura n'ibyago
mwatandukana ukimukunda cyane watangira kunanirwa gukora imirimo yawe uko wabikoraga mama wawe yakubaza ahangayitse wabaye iki niki gituma utameze neza byagenze bite akaba ari bwo ujya kubimubwira ariko mu by'ukuri ukabimubwira amazi yarenze inkombe ukajya kumubwira yuko baguteye inda ibintu byararangiye ukajya kumubwira yuko umuhungu yakwihakanye ibintu byararangiye ukajya kumubwira yuko umuhungu yagusabye gukuramo inda ukajya kubyarira mu rugo ku bintu mutuyeho ngutyo ariko iyo umubwira mbere yari kumenya uko akugira inama yari kuguha umurongo yari bukubwira ati nanjye mu myaka nk'iyo nayiciyemo nabigenje ngutya byagenze ngutya cyangwa se akakugira n'izindi nama yifashishije n'inararibonye afite akakubwira ati mwana wanjye itwarire utya bigenze uku bikora uku kandi bikakugirira umumaro. Bakobwa beza rero nshuti zanjye ndabinginze gira mama wawe inshuti yawe. Nimba udafite mama wawe wa muntu ukurera wa muntu kuba hafi wa muntu ugukurikirana wa muntu ugenda agasigara hangayitse atese wagezeyo amahoro wa muntu ujya mu kazi akakubwira tugende neza uwo mubyeyi gerageza umugire inshuti yawe nimba mama wawe ntawe ufite. Rero ndabashimiye inshuti bakunzi mwebwe mudasiba kunkurikirana nimba utarakora subscribe kuri Aline 250 ongera ugerageze uyikore kugira ngo n'ubutaha uzabashe kumva ibiganiro byacu kandi ibiganiro byacu nakagaruka ibyiza mbahishiye ni byinshi uretse no kubana b'abakobwa mbafitiye byinshi cyane wowe kandi subscribe kugira ngo n'ubutaha uzabashe kubona ibiganiro byacu ndetse si ibyo gusa ujye no muri comment wowe utubwire ubyumvute kuba umwana w'umukobwa agomba kugira umubyeyi inshuti ye. Kadushima Imana rero Imana y'amahoro ikomeze kudushoboza no kuturindira ubuzima no kuduha iterambere muri byose namwe mwese mudukurikiranye Imana y'amahoro ikomeze kubagirira neza. Mana data wa twese turagushimye tugushimiye kuri mwiza ku buzima bwacu kandi tugushimiye cyane yuko ibyo ugambiriye ku buzima bwacu ari ibyiza atari ibibi. Mana ndagusabye ngo urebe buri wese wumvishije iki kiganiro yaba ari umukobwa yaba ari umugabo yaba ari umugore yaba ari umusore umuha umugisha umugirire neza kuboko kwawe kwiza kubane nawe. Urakoze mubyeyi mwiza uhaze kwifuza kwacu kose utugirire neza uturindire ubuzima. Urakoze ushimwe kubyumvishe nanjye mbisabye nize mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka Wera amen.